Neza yawe watugiriye Mana, bamwe muri twe bari bapfuye urabarengera, ndetse babonaga umborera munini cyane, ariko ushimwe ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye, ariko ushimwe ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye. Mana, ntiduteze kwibagirwa ineza yawe watugiriye Mana, bamwe muri twe bari bapfuye urabarengera, ndetse babonaga umborera munini cyane, ariko ushimwe ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye, ariko ushimwe ntiwadutaye, ukuboko kwawe kwaraturamiye. Hatiraye Mwami w'abami, inyuzwe n'ibyo wadukoreye, tukuramburiye amaboko. Hatiraye amashimwe, Mwami w'abami, inyuzwe tukuramburiye amaboko. Yesu Kristo umwami wacu, turagushimira agakiza waduhaye ku buntu, tukanezezwa n'iminsi waduhaye kukongerera imyaka yo kurama natwe mu biganiro, bane natwe mu byiza byose byateguriwe aha hantu. Data wera, data ukiranuka, muri iyi yaravuze ngo uko twishimye dutya bizagenda bite Kristo naza. Amahoro yawe nakoze ubwanze imitima yacu, twebwe twese abari hano
twongere dukungure gakondo yo mu ijuru. Tubyingiye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Warakoze. Nitwa Pasiteri Hategekimana Aniseti. Umuryango ukaba warantoranije nk'intore, umuryango ngo tuzafatikanye kwakira abashyitsi bagenda muri uru rugo. Ariko nk'uko abivuze, dufite umushyitsi w'imena waje ayoboye abandi bashyitsi. Pasiteri Antoine, we uraho? Uraho neza mushumba? Amakuru y'iminsi? Nukuri ni meza, turashima Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ndetse nk'abantu bakorana umurimo w'Imana muri iki kirere dutuyemo, hanyuma abakumirizi bo ku muryango batubwira yuko babonye umushyitsi w'imena. Nk'uko wakomeje kugenda ubibona hariya ku ikoranabuhanga, bakubonye igitunguka ku murenge. Arambwira bati ariko hari umushyitsi uje udasanzwe, turi kubona yatanya nimba hari ahandi hantu yerekeza cyangwa se nimba hari abandi banagiye gusura, ntabwo tubizi. Mwegereye ku muryango turababwira ati nimumureke, dore ko no gukingurira umuntu uzi wacu bitagorana. Turavuga tuti ibyo ari byo byose bwari Ntwane buriya azanye inkuru nziza. Turagushimira rero yuko ugeze hano, washimye icyicaro. Icyicaro twagishimye. Mwicare rero mugubwe neza. Turashima yuko mudusanze mu gitaramo, kandi ntabwo ndi buze kuvuga ngo nibabakire kubera ko abantu babishinzwe hafi iyo umushyitsi ageze hano, buri muntu wese abazi icyo akora. Ari ushinzwe kumwereka aho yicara amwereka aho yicara, ari ushinzwe kumuhanagura ibyuya nuko, ari ushinzwe no kumwicira inyota nabwo akabikora. Ndabizi neza yuko rero barangije kubikora, ahubwo ndagira ngo bifurize ikaze muri iki gitaramo. Nimba se wenda uza gukomezanya natwe muri iki gitaramo, kubera ko twebwe dufite igitaramo cy'iminsi itari mikeya, kandi tunishimira yuko umurimo w'Imana muri iki kirere dutuyemo uri gukoreka. Nubwo muri iyi minsi nyine hari iki cyorezo, ariko turashima Imana aho igejeje ikora. Ibyo rero nibyo dusanzemo. Nimba uza gukomezanya natwe uratubwira, cyangwa se nimba uza kugenda nanone ugakomeza urugendo uratubwira. Ushobora kuba wumvisha hano hari kuvuga impundu, abantu barimo bivuga, ukavuga ati reka nanjye mpanyure njye kureba uko bimeze. Ubwo ijambo ni ryawe, uratubwira magenzi yawe. Murakoze. Nibyo mubyeyi Shumba, nk'uko mwabivuze ikoranabuhanga ryarabikemuye, ryasimbuye abarinzi b'inkiki. Yewe ndetse ndabona arimo rigenda risimbura n'abakumirizi, kubera kuko kugurura amarembo ntibikigombera ko umuntu ahaguruka ngo agende agere ku irembo. Umuntu anicaye yanabikora. Ngira ngo rero mu by'ukuri abakumirizi ntibibeshye, basanze tugomba kuba twerekeza hano. Kandi n'icyicaro mwatwicajemo kirabigaragaza ko tutajyaga ahandi, ahubwo ari hano. Cyane kuko mwabonye ko intege zimaze kubinteja. Mwiza rero twashimye icyicaro, ndetse n'isibo twagendanye ndabona nta wakihaniwe, nta n'uwicaye anugamye, ndabona bose batekanye. Ariko uyu munsi twe dufite amasaha turi kumwe namwe, nayo mpamvu mu minota dufite kugira ngo tuyikoreshe uko ingana. Tubanje kubashimira amafunguro mwatwakirije. Ikindi rero ngira ngo tuvuge, harimo kubaza gushima. Dushimira Imana ku byiza yateguye, ku byiza byari mu mugambi wacu tutabizi. Turashimira Imana yaturindiye hariya mu murenge wa Nkanka, hariya mu kagari ka Kangazi. Yaraturindiye bijyanye n'igihe tumaze, yaraturindiye iduha ibidukwiriye, yaraturindiye iduha umuryango, yaraturindiye itugirira neza. Tumenya Imana
twubaha Imana, dukorera Imana, n'abugingo n'ubu turavuga Imana. Ndagira ngo mumfashe tubaze tuyishimire ibyo yagize yadukoreye. Aha rero turi ni mu muryango wa Bizimana Yohana na Kamananga Beatrice. Ushumba nkuko mwabivuze bari hano, twari kuvuga ngo ni abagenzi ariko ntabwo bakiri abagenzi, ahubwo baje gutura. Ni abakristo beza. Tuvuze ngo beza ntabwo tuba tuvuze beza gusa, ahubwo ni beza kubw'imirimo. Ni beza kubw'imirimo, kandi imirimo ijya yivugira kurusha amagambo. Kandi abantu baganira amagambo akaba igihe bayibagirwa, ariko imiho n'ibikorwa biribukwa. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Dorcas yari yavuze menshi, ariko mu ipfa rye nta namwe basubiyemo, ahubwo imirimo myiza yakoze niyo yabaye yimena. Bituma mu ijuru bamwibuka, baravuga ngo nakomeze irindi mirimo. Ababyeyi rero twabanye neza, dusengana Imana. Dusenga Imana rero, Imana yacu kandi Imana ya twese turi hano, ni Imana ivuga, ntabwo ari ikiragi. Si Nyabingi cyangwa Kimbirigiti, nta nubwo ari Ryangombe cyangwa se ngo ibe ari Kabaka. Ni Imana nyamana, Imana ishobora byose, Imana izi bizatubaho ejo n'ejo bundi. Imana itubwira ngo mwe mutuje gato imvura igiye kugwa, mubanze muyugame hano tukayugama. Bitandukanye tubwira ibyinshi kandi byiza, ariko reka twibande ku by'uyu munsi kuko mbona ari byo byashizwe imbere. Turi masengesho, Imana yagize iti musaza Yohana na Beatrice murabana banjye. Regera Imana igidukunda ikanatwereka urukundo rwayo, ikanadusetsa ngo turi ibibondo byayo. Iyo mvugo rero yivuzwe, umuntu wese yumva n'utari ufite ibitotsi yabigira, kugira ngo usinzire muri icyo gituza cyo gucigatiye ati kibondo cyanjye. Atubwiye iti nzabagirira neza, mbahaye umugisha, kandi umugisha mbahaye uzabasazisha, kandi muzasaza nk'abami n'abamikazi, kandi nzabereka ibyo mutarabona, nzanabagezaho mutaragera, nzabatuzaho mutazi. Ibyo ngibyo twibwira tutari ko se n'imyaka umuntu agezemo, abana bamaze kuba ahangaha, wajyana nabo ujya hehe? Se wasiga umurima ukajya he? Wasiga insina se ukajya he? Ariko Imana ni Imana, ireba insina ikaziha agaciro, ikamenya ko ariho n'ibizisumba. Imana ishimwe. Twarabyakiriye, dore ko abasaza n'abakecuru bagira bati turibagirwa ko mushyire ku gapapuro bana, ahari tuzarebe iby'icyo gihe. Twicara tukabata, ariko se ni Imana yavuganye natwe cyangwa se? Ariko twasubira mu mwanya mwiza wo gusenga, ijwi rikavuga ngo sinjya mpinduka, ntabwo njya nitiranya, nta nubwo njya nibeshya, amazina ntabwo njya nyabangikanye. Ni Bizimana Yohana navuze, ni Kamananga Beatrice. Tuti Imana habwa amashimwe. Nuko mu gihe kitari kure rero, Imana igikora uko ishaka. Tugira igihe cyo kuba turi kumwe ngo ryama mwana uzabyuka ejo mu gitondo, ariko akaba n'ikindi gihe kigera umwana kuva ati ariko mwe muretse ndacyafite ibyo mbujyemo ndaryamigihe nshakiye. Inyuma rero yo kutaryama nk'uko tubitekereza, bafite no gutekereza, bwaza kujya mu gitondo avuga ati ariko umunyihanganire, ndi kubona inkweto nambarira ahangaha zizasaza ngaburi zisimbura. None se uragira ngo bigende gute? Ngiye kureba kugira ngo ndebe ko hari uko byagenda. Burya rero umuntu asiga umuruho asanga umugisha, kandi umuntu agira ngo ari mu asa n'uzera, ariko akavuga ngo ndamenye ko ari kugenda asanga aho ibiganza by'Imana biri. Byaro rwa Muzehe Bizimana Jean, abamwe umwana w'umuhungu, umwana
umwana w'umuhungu agera hagera ageze abwira abavyeyi ati nubwo nabavuyeho gatoya ariko mbafite ku mutima kandi mugere ngo hari inzara yanyishe ahubwo ndimo nubaka ubuzima kandi amagambo singunga cyane dore n'intasho abohereza intasho rero ngira ngo amagambo yo kuvuga ngo umubunda mukirize ayo ngaho ngira ngo baza atarenga mu nyungwe ariko iyo bavuze ngo naka gaseke kanjyanire tegeza ko ntawahagarara mu nyungwe vuge ngo ahagare n'agaseke kabandi izo ntasho rero zifatika kandi zisomeka nizo zadukomeje tuti ko Imana ishimwe umwana aho ari Imana iri kumwe nawe byarakomeje rero nibirenge ntawabitsindamo cyane kuko baravuze ngo atavunaguye ntakwirwa mu ruhago kandi niyo uvuze menshi ari abantu bagirwa nayo batangiriyeho igihe cyarageze rero Imana igira neza Imana kiranuka turimo dusenga Imana iravuga ati muze Bizimana umwana wanjye nakubwiye ko nzaguha umugisha kandi ko nzakwagurira amaboko none rero igihe kirageze wa mugisha nakubwiye tangira utapfuneho tangira utotoreho ariko ntugire ikibazo byiza biracyari imbere muri ubwo buryo rero turi akangazi igihe cyageze umusaza Bizimana avuga ati mukecuru Kamananga shira isuka hasi bwira uriya muhungu hari agenda agiye guhinga uriya murima ntabwo tuzabura icyo tumuha nuko muri iyo minsi rero mukecuru avuga ati ariko se ndeka guhinga ngaho ntamuze ati umusaza avuga ati ariko nimba Imana isubije urongera wiki ubusaza utagize tutaravugana n'Imana tumaze kuvugana nibwo buzaza kenyera ahubwo utangira umenye gutera kanta kuko none ntabwo mwavuna amaguru mukicuma mukegera hafi ababyeyi batumva niba ariko Imana bivuze se turabisubiza inyuma baradutumira ngo twongere dusubire rero mu mpapuro tureba rero ibyavuzwe kugira ngo twongere turebe amateka turebye mu mpapuro dusanga Imana yaravuze ngo nzagutuza ahandi tuti isaha irageze rero bw'isaha igeze rero ntabwo turi buze kuza guhangana nayo cyane ko igihe kije ukemera uko kije kandi ukacyakira ni neza byabaye ngombwa kugira ngo umwana yimure igicumbi cy'ababyeyi abashe kubageza ahangaha twicaye uyu munsi wa none ariko aravuga ati ariko nubwo mugeze hariya ndagira ngo nzagire igihe tumenyesha abantu ndagira rero ngo muri aya mateka twahawe kugira ngo tuyasobanure muri makeya birashoboka ko Kangazi hari abagize ikibazo atariko Bizimana na Beatrice ko batadusezeye ariko se bagiye bate ngira ngo rero iminsi yatambutse bavandimwe bakangazi bikangazi ntabwo Beatrice na Yohana babaye nk'abacitse cyangwa babaye nk'abahunze bari bagiye mu kiraro ngo ubu turi kwa Yohana Bizimana rero kwa Bizimana turi rero twaje kugira ngo tumushyitse mu nzu ntawe uzavuga ngo kwa Bizimana ni hehe utari hano akabaza uri nazamubwira ati ngwino mujye imbere mpakugeze aha rero kwa Bizimana turi ngira ngo hari bamwe bahezara ku marembo barakomanga biratinda iyo bibaye ngombwa tunyura ariko atari ngombwa tunyura hariya kandi iyo tunyuze hariya ku marembo ntukirirwe ufata umwanya munini nubona urugi rukingutse uzinjira nubona rwanze gukinguka uzasubireyo agira ngo ibyo rwose tubitangariza ahangaha bitazagira uwo bigusha ubwo bazaba badahari kandi niba bazaba banahari rugakinguka ntugategereza kukubwira ngo karibu ahubwo rwakingutse kare kugira ngo winjire numara kwinjira kandi ntukaruhe usubira inyuma ngo wongere wegekeho ibyo ntibizaba bikureba icyawe no kwinjira gusa muri makeya rero turi hano uyu mwana turimo turavuga Imana yujemo amasezerano yose n'ubu turi hano nagira ngo mwese murebe hariya ubwo buri wese uburanga bwe araburuzi
uyu mwana buranga bwa twese turebye araturuzi. Abazi nimba mufite nimero ye araza kugira ngo wari wicaye aho. Niba rero nta nimero ufite kandi none nta kibazo. Ubu twese araturuzi, ibyo dukora arabiruzi, nibyo tuvuga arimo arabyumva. Mu magambo makeya rero nendaga kugira ngo nse nuhinira ahangaha, ngira ngo mbwire mubyeyi Mushumba Anicet, turabashimiye ko mwatwakiririye musaza Bizimana na Kamananga. Turabashimiye ko yaje asanga imfura, yaje asanga abatoni, yaje asanga abakunda Imana kandi bagakunda n'abantu bayo. Ngira ngo mbabwire ngo twabanye neza kandi turacyabanye neza. Murindi jambo aje kurushaho kutubanisha. Imirimo muzamukenera ashoboye azayikora, aho muzamukenera kumutuma ashoboye kuhagera azahagera, ariko aho intege zigereye ndagira ngo akeneye abamuba bugufi cyane. Turabashimiye rero mubyeyi, kandi dushimiye mwese muri hano. Ijambo nyamukuru, ijambo ry'ingenzi, ijambo ryatumye duterana, twaje gushyitsa umusaza Yohana mu nzu ye, twaje gutaha iyi nzu, twaje kuyisengeramo, twaje kuyivugirizamo amashyi n'impundu, dushimira Imana ngo ntaho itageza umuntu. Imana idumugisha mu izina rya Yesu. Tugushimiye ibyo uvuze ni ukuri. Tugushimiye uburyo utugejejeho amateka y'iby'Imana yagiye ivuga, kandi burya tubyemera ko ari Imana yabivuze iyo bisohoye. Turashimira Imana rero yabivuze, kuko ireba ikamenya ibyabaye, ikamenya ibiri kuba, ikamenya n'ibizaba. Nk'uko wabivuze rero mu magambo makeya, dushingiye n'uko igihe cyacu kimeze, Bizimana Yohani ndetse na Kamananga Beatrice, nk'uko wabivuze ngo baje mu kiraro, ngo ntabwo bari gusezera. Igihe bazaga mu kiraro babonye inshuti, nubwo bakomeje kuvuga ngo na basaza, ariko uko bareba kuriya uba arimo imbere we aragenda agira itoto kurushaho. Niyo mpamvu rero babonye abo basurana, babonye abo basengana, babonye n'abo basangira. Urumva rero ni amata yabyaye amavuta. Yavuye hariya mumeranye neza, na hano ari ameranye neza n'abaho. Turagushimiye. Reka rero wenda harimo abatari kubabona neza, nibarengere nawe urebe, wihere amaso n'isibo mwazanye, urebe itoto bafite. Nk'uko nanone wabivuze, uwo mwana Imana yabinyujijemo, nubwo tutari kumwe none aha kubw'umubiri, ariko kubw'ikoranabuhanga turi kumwe, kandi no kubwo ku mutima nabwo turi kumwe. Ndagira ngo rero ngutangarize nkomeje yuko uko mwari mumufashe afashwe neza kurushaho. Rwose nimugire ikibazo, muzamusura, muzasanga afite abamusura. Muzaza kugira ngo musangire, muzasanga afite abo basangira. Ibiyicarire, Imana ikomeze ibafashe. Rero gufatikanya muri icyo gitaramo, kandi tuguwe neza, kandi nkubwira ko mu by'ukuri burya abana n'umugisha Imana itanga, kandi burya Imana icomora umugisha iwucomeka mu wundi. Imana rero ikomeze idufashe, kandi natwe twese dukomeje tugubwe neza. Nk'uko wabivuze, aha ntabwo hakiri mu kiraro, ni kwa Bizimana Yohani na Kamananga. Bya bindi Imana yavuze yarabisohoje, ni mu yicyubahiro. Hari abantu baherutse bavuye tutunguye, tutababwiye ngo tubaye tugiye, aho tuzagira kubonana. Twaje ku bushake bw'Imana, tutazi naho tujya wenda, ariko twagize hano abino nabo baratwakira, baratwishimira. Ubwo ndumva nta yandi magambo twavuga arenzayo.
Imana iduhane umugisha twese. Yego. Amena. Imana niyo gushimwa, Imana ni nyacyubahiro, Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kurengerwa n'umuntu wese. Umuntu wese ufite iyi sezerano yahawe n'Imana yizere ngo nukuri niba ari Imana yavuze zasohora. Ibintu yajyaga bivuga nkavuga ntubanza atari ngiye kubibwira, ubanza atari ngizahaterekaho ko yabimbwiraga, ariko mu bumana bwayo, mu butware bwayo byose birashoboka. Amen. Nuko rero twageze hano ku bwayo, n'ubundi turi hano ku bwayo, namwe muri hano ku bwayo, Imana ihabwa icyubahiro. Nasanze ababyeyi rero, nari umubyeyi ubana n'abandi babyeyi, n'ubundi ngeze hano nsanga ababyeyi n'ubundi turabana, kugeza ubu rero ntacyo nikanga, muri bo iyo mbagezemo ndisanga, nabo kandi iyo turi kumwe ntacyo banyikangaho. Umubyeyi wasaza abandi babyeyi. Imana yarakoze rero, Imana tuhereza amashyi n'impundu. Bigoye n'abuzukuruza babiri byaba bigoye, ariko ngira umukatolike padiri witwaga Tadeyo yajyaga atubwira ati bizaza mwihangane tuzababereka ubutaha. Ubwo rero aba bana b'umugisha nabo tubashimiye Imana. Reka rero barakoze baragahura n'ibirori. Yego dushimire muzehe na mukecuru, harimo n'abuzukuru, mwihangane negere hano hafi. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bishimishije cyane, ntabwo twari tuzi ko umusaza n'umukecuru byagenda gutya. ni ukuri, ariko bigenze gutya. Natwe ubwacu turi abana babo, ntabwo twari tuzi ko bishobora kugenda gutya n'Imana ibikoze. ni ukubera Imana. Kubera ibyo rero ntibakira agashimwe. Hanyuma nahagarare bashyire mu byuma by'ikoranabuhanga ibintu bigende neza. Murabona ko nawe ni umugabo usobanutse n'umufasha wiwe. Harya ko hari abantu baranyuze kurya nta ntimwaniza amashyi mukandi Imana impundu kweri. Murakoze cyane. Amina. Amen. Umuntu wese ushoboye uzi neza ko kubaha Imana bigira umumaro, namfashe guha Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana iri mu ijuru yumve ko yishimye, kubera ko niyo ijya imenya ibyo umuntu atamenya, niyo ijya ishobora ibyo umuntu atashobora, niyo ijya itegeka ibyo umuntu atategeka, kandi ikura umuntu kure ikongera ikanamugeza kure. Shimye Imana ko yakijije mama ubwo yari arwaye, twabonaga cyangwa se tugatekereza ku by'amasezerano tukabona bitashoboka, ariko kuko umugambi w'Imana nta cyawuzitira, kandi tukongera tukanagaya na Satani wishomotsa ku byacu, kubera ko nubwo ari umugome ariko hejuru hari Imana isumba cyose. Shimye Imana rero nivuye inyuma nta kindi nishingikirije, kuko ari umugabo w'intwari ku rugamba, kuko ari Imana idakoze isoni, kuko ari Imana igishobora ibidashoboka. Ndangirije n'iri jambo ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe. Mbahaye n'iyi kado kugira ngo mu gihe cy'amafoto cyangwa tunyuze ku byo byuma by'ikoranabuhanga, yego, tuzajya tubyibuka tubyereke n'abana bacu, abadukomokaho n'abazadukomokaho bajye bamenya ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Muzehe na mukecuru nimutwakiriye, biracyaza. Ya minkanyari yari isigaye mu maso twari twavuze yatangiye kuvamo, niyo yari isigaye mu izina rya Yesu Kristo. Kurinda twese uko turi aha ngaha, mukecuru na muzehe rero ni ababyeyi banjye, kandi ni data bukwe, ni mabukwe cyane.
mu by'ukuri rero ndabashimye cyane kuko bagiye banshyigikira mu buryo bukomeye inshuro nyinshi. Nagira ikibazo nabiyambaza bakanyumva, narwaza mukecuru akamenya ko narwaje akihutira kutugeraho. Bumva mbese mu by'ukuri sinabona ikintu nashima mukecuru na muzehe kuko bagiye bamba hafi cyane, bankorera ibintu byiza. Nanjye rero ndi hano nifuje kubaha kado kugira ngo iyo kado nibazajya bayirebaho bajye babasha kunyibuka, ndetse n'umudamu n'umuryango bangejejeho. Mu by'ukuri rero iyo kado ndagira ngo muzehe na mukecuru barambura amaboko bayakire. ubwo b'abakobwa muzehe yabyaye bakaba rwibutso umva shyira hejuru urebesha amazi nkareba gusa wa hari ubwo mwanya amashyi n'impundu byinshi 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 bazayimanika mu cyumba mujya muraramo. urwibutso rukomeye gateranira ahangaha murabona ko hasa na sehugu cyane. nongeye gushima Imana yakomeje kurinda abakecuru kugeza uyu munsi wa none bose tukaba twateraniye ahangaha kugira ngo dutahe ibirori byabo. yego rero nongeye gushima abakecuru n'abasaza tubana, njye mwuzukuru wabo mukuru tubana. yego ndabafasha ibyo badashoboye gukora kandi nabo icyo nshatse barakinkorera nta kibazo kabisa. kubw'iyo mpamvu rero nongeye guhagarara hano nshimira marume wanjye cyangwa anko. yego kubwo yakomeje kumfasha, yarandeze kera nkiri mutoya, yarantamitse inyisha kugenda. Ntabwo umuntu yagutamika agira ngo uzagwingire kandi ntabwo yakwigisha kugenda agira ngo uzasubire inyuma. ubwo rero yarakomeje yaramfasha, akampamagara ndi ku ishuri akangira inama. Niyemeje kumuhereza aho ari hose, yaba ari kutureba cyane na mushiki wanjye, kandi akari ku mutima agasesekara ku munwa. rwose nanjye ndishimye. Mwere Imana amashyi ni mu amen. aha nguriya Eugene nguriya ifoto ye. Imana ishimwe. nanjye muherutse kera duhurira hari i Kigali ku Gisozi, muzehe na mukecuru umwuzukuru wanyu anko wanjye igihe azazira. Imana yo mu ijuru yo yakomeje kuturanishiriza abakecuru n'abasaza n'inyogokuru wanjye, komeze nabatuye nanjye nejejwe no kubaha impano. Mukomeze uriya ni murumuna wuriya uvuyeho, bose barangana ntibamenye iki imandiko yasika nyine tubisobanura ntibyoroshye. amen amen. by'umwihariko ndashima Imana yuko yemeye yuko uyu munsi gera hakaba harimo abantu bangana gutya, mbishimira cyane rwose. none ndashimira abakecuru benshi, murabizi ko ariho narerewe kurinda ngana gutya. rero ndabashimiye, ariko nkanjye nk'umwana wo mu gihe ntacyo nabahemba, ariko Imana yo mu ijuru igomeze kubampera imigisha. rero nabateguriye impano ibashimisha. terura buhoro Imana ikibona mukecuru umusaza. niyo mpamvu nishimiye kuba impano. umusaza twarabanye, umukecuru twarabanye n'umwana, niyo mpamvu nishimiye impano. akaba ari hano hepfo bakinguruke ihe ijisho uriya mwana ugiye gukomeza. yarampemba cyane. Imana izamuha imigisha. twararirimbanye muri korali y'ababyeyi ku Rusunyu,
nanjye rero nejejwe no kumuha iyi kado bazajya nyibukiraho. byinshi baziranyeho. Haleluya. Amen. Abari hano bose nababwira ngo nimumbwirire Satani ngo nahava abasenga bafite nyirabo. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi twarasenganye dukorana umurimo w'Imana, ariko minisiteri y'ababyeyi yambwiye ngo ntabwo babyibagirwa. Rero bampaye iyi mpano, barambwira ngo igihe cyose ujye uhera wibuka ko mwakoranye umurimo w'Imana kandi Imana izabaha umugisha. Amen. Niya mukecuru wacu yayoboye ababyeyi. Haleluya. Amen. Nkuko nabivuze kare, uyu mubyeyi n'uyu musaza baza twarabakiriye, nubwo tubakiriye ku mugaragaro uyu munsi w'itorero rya ADEPR Horebu na Rehobothi. Hano hari abapasiteri dukorana umurimo, reka sabe pasiteri yegere hino, isabe n'umudiyakoni mukuru ku Rusunyu. Ikintu muzi bakunda gusenga, umunyamasengesho naho agereye ino yaje abaririza ahantu urusengero ruri, ayoboka Horebu. Burakeye imvura yabo igwa mu rukerera ntayitinya, amasengesho y'itorero ntayatinya. Dushingiye rero ko azinduka muri Burakeye hamwe n'abakristo dusengana nabo sabe bahaguruke aho bari mu byiciro byabo babashije kuba tukiri kumwe. Bibiliya icyo yumva uko bishojwe kugira ngo cyagiye uzinduka mu gitondo aho ubashije guca hatari urumuri ubashe kumurika ugere ku itorero amahoro. Reka sabe baze hano begere hino, abakristo nabo bahagaze dukomera Imana amashyi tumushyikirize iyi mpano uwo musaza n'umukecuru. Habonetse bamwe mu nshuti zanjye zibabwira ngo nibanyange, baravuga ngo kujya tubange turabanga aho kujya tumwange. Izo rero ni agaciro. Babyeyi nje ndaturutse muhira, ariko nje n'umufasha twateguye impano turi buzane mvuye ku rusengero. Murabizi ejo mu gitondo impano nzayibaha, nzayizana, irimo umuti, irimo kubobeza umubiri, nzayizana. Nimushikame kandi shima Imana yemweje ikomeje kubaha imbaraga. Ibi ngibi uyu mwana yakoze cyangwa uyu Imana yakoresheje bikabazana hano, ibi mubwira twari kumwe nabo, ibisohoje ndi kumwe nabo, icyo nicyo shima Imana cyane. Hanyuma suku baca mu ijambo, babyeyi, inshuti, muryango, bavandimwe, mu ijwi muraho neza mwese. Yesu nashimwe. Mu ijwi ry'inama nyobozi, abayobozi tuyoborana hariya ku Rusunyu, itorero rya Rusunyu, aho bari bahaguruka, kuko ntabwo kwegerana hano yenda byagorana, ariko ushinzwe iterambere we turi kumwe. Uyu mubyeyi Bizimana n'umufasha we nta byinshi bavuga, kubera ko ibyo nabavugaho byinshi Imana irabizi, ariko icyo navuga gikomeye kandi gikuru ni uko ari inkoramutima. Itorero rya Horebu rero ndavuga ngo mubonye abakozi, ni abakozi rwose, kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Natwe rero turabashyigikiye, ahangaha ari Kamembe, kandi ikindi ni uko ntabwo tubarekuye, muzakora hose. Imana ibahigishe. Bagira ngo iterambere ambe ibahashe, noneho n'urwibutso, ubundi muyitwakirire, kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Team Kamembe, abantu basengana na Papa Naniya kajya yakurikira. Murakoze. Kandi baduteraniye hano n'umukuru wanjye dushimira Imana kuba twitabiriye iki kirori, kandi ndashimira Imana kuba tuje hafi yanjye.
Mare cyane. Twebwe turashima Imana by'umwihariko kubera yuko Imana nta hantu hakura umuntu. Imana inyura mu mujyi n'inyura no mu cyaro. By'umwihariko abanyarusunyu, umuntu wese uvuka ku rusunyu yumva ko ahagaze hano duhagaze. Hari timu dukunda kuba turi kumwe y'abanyarusunyu, twararebye dusanga abanyarusunyu Imana yaradukoreye ikintu gitangaje. Kuko abanyarusunyu ntabwo twarabo kwibukwa, umva nta ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi nk'abandi. Ariko turashima Imana ko natwe yatwibutse ikatugirira neza ikatuguraho. Haleluya. None tukaba twakoresheje igitaramo uyu munsi n'abanyarusunyu. Umenye ko mwatashye ubwo bw'abanyarusunyu. Abanyarusunyu rero Imana yatugiriye neza, umva itunyuraho turabibona. None turashima Imana ko aba bakecuru ibakuye mu cyaro ahantu hitwa mu Kariba. Twebwe ntago muhazi bamwe, ariko twebwe turahazi. Naho twayaga tujya kuvoma amazi agatiyo kaho kaza n'utuzi duke cyane, naho ngaho bari batuye hafi y'igishanga. Ariko Imana nta hantu itajya inyura, nta hantu kuritakura umuntu. Imana niyo ihindura amateka. Icyo yatuvuzeho kera rero na n'uyu mwanya iracyagihagazeho, ikomeje gusohoza amasezerano. Barimo yibera icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Aba bakecuru nuko mubaruzi, iyo tugiye murabona ko baracyari abasore dufite imbaraga, ariko iyo tugiye nabo turajyana. Mwabanyarusunyu mwe rero muze mwiza gukora umurimo w'Imana mu nsengero zitandukanye, ariko cyane cyane iwacu nyine tukahibanda. Abanyarusunyu mwe rero ubwo namwe bateze nyine bahaye umukoro. Aba bakecuru rero tujya tujyana, ntibajya bananirwa. Ni ukuri mu myaka yabo bafite ariko baragenda nta kibazo rwose. Dushimye Imana rero ko ibazanye aha kugira ngo no mu mujyi tujye tuhatembera. Mbega Imana ikomeje kutugabiza umujyi. Amina. Bazajya bareba bakamera nk'abiyicariye ku Gisenyi, bakareba amazi, bakareba ibirunga, bakareba indabo, bakabireba bakuba gusa baranezerewe. Bakajya mu mwuka bakajya bahanura. Batwegere bafate kuri iyi mpano rwose, baze muri iyi mwuka barisanga rwose. Imana yagiye itera iteka bakabikira ni Kamembe uko mudufashe mwitwe. Agafoto kameze neza cyane. Iriya foto izajya yibutsa mbonyeho umusozi umeze nk'uwo kuri Kanyarira na Kizabutwa. Biriya bizajya byibutsa imisozi Ruhenge. Yego. Dukomeje kunezezwa n'Imana mu mitima yacu. Yesu gashimwe. Ko duteraniye muri uru rugo nta byago byabaye. Dukomeje gushima Imana nuko ijya ivuga no kubikora ko ijya ibikora. Hagati aho ngaho rero ntabwo twateguye ishusho nyine gusa, twavuze ati wenda ko bagira n'ikibazo wenda bakatinda ko bagera kuri banki, bagakora bategure mwaha ngaha nako mu gihe wenda ashatse ko bagiye kubaka iranja nabo ukabafasha akunda twakira. Kurinda aba babyeyi banjye rero twarasenganye. Uyu ni umubyeyi wanjye wagiye umfasha mu bintu byinshi. Imana ntihabwa icyubahiro. None rero yaraturinze. Dufite Imana igikora, dufite Imana igirinda, dufite Imana igisobanura. Haleluya. Nanjye rero nanjye sinari nkazi, ariko bibaye ngombwa yuko tuhagera, umuryango twawubonye turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Njyewe nitwa Bizimana, nkuru umuryango wanjye. Papa Eugene. Ese mwabyakiriye gute kuba muri mu rugo rwanyu rushyashya? Icyo twarabyishimiye cyane. Kubona amaze kudutereka ahantu hameze hatya. Twarabyumukira tukaza gutura mu mujyi. Twumva tubyishimiye. Ubuzima bwo mu cyaro n'ubuzima mwagezeho, reka twite ko hano ari mu mujyi. Reka twite ko ari mu mujyi, mwari mubayeho gute muri mu cyaro? Bitandukaniye uko mwamubayeho nuko mubayeho ubu ngubu? Ubu niho turiho neza. Ubwo mubayeho neza. Nawe ko tuyifite. Nta mirimo mibi tugikora. Ubu tumva tunezerewe cyane. Yego. Rero gira nk'ubutumwa cyangwa nk'ijambo wagenera umuhungu wawe ugukuye mu giturage akaba yarakuzanye hano mu mujyi. Ugiye nk'ijambo nyine
wamugenera ubu uretse ko mwatamye ko abivuga ubu ni umutware w'ibintu byose turi kumwe nawe ubu ni umutware w'ibintu umuryango wose twarakeneye twarabivuganye ubu ni umutware amagambo arambuye ni nk'iki wabwira umuhungu wawe icyo namubwira ni uko twamushimira kubyo dukoreye kuko n'umuryango wose urabyishimiye kandi neza dufite irutiye twari dufite n'ubundi buntu Imana yakomeza kumuha umugisha Imana yakomeza kumukoresha ikamuha myinshi ikomeza kuturwanira ibibazo byose tugira ibibazo byose tugira hano ni ubikemura nanjye no gushimira Imana nshimira n'Imana Eugene umuhererezi wacu yego Imana yagiye imutubwiraho byinshi ari ingirakamaro mu muryango ari we ari umugisha wacu uherereye nanjye nava gusenga nkabimubwira Imana yavuze gutya ko uri umunyamugisha mu muryango kandi komeje kugusengera ibyo ivuga izabisoza izabishyire mu bikorwa umwana akasubiza ngo amen amen nawe bikamunezeza nyine abishyira mu bikorwa aratubwira ati rero yewe mbona ngiye kubakura ku isuka ngiye kubagaburira nk'uko mwangaburiye ibyo yarabikoze n'umuntu wese arabibona yaratugaburiye yadukuye ku mirimo mibi yatwubakiye n'inzu rero yatwubakiye n'inzu abantu bose baragira bakavuga ati uyu mwana rwose natwe tutanamuzi tumusabiye umugisha natwe rero tuzahora tumwifuriza umugisha ni ubwo buryo rero twahamagaye abavukanyi be bashiki be na mukuru we turamubwira ati uyu mwana ukoze ibintu nk'ibi ngibi umuryango we wose uzayigira ikibazo azajya abwira uyu mwana niwe mutware w'ibyo twari dusigaranye byose w'ibintu byose namwe kandi muzamukurikire mujye mumugisha inama mujye bagira inama nk'uko natwe twagiye tuyimugira kugeza ubu ngubu nta kibazo abana barabyumvise abavukanye barabyumva mukuru barabyumva abashiki be barabyumva ubwo rero ahasigaye nawe yabafashe nyine nk'umutware w'umuryango ugize ikibazo afite aramubwira ati mfite ikibazo kimeze gutya akagikemura nawe akavuga ati niwe muryango tuzajya dukurikira niwe mutware tuzajya tugisha inama ubwo rero ibibazo ntaho bihagaze ukecuru ni nk'iriya jambo nyamukuru wabwira umuhungu wawe kuri uyu munsi wo gutaha urugo rushya kuri uyu munsi ijambo namubwira nti ibyo yakoze byose n'ibyo akikora byose n'ibyo agambiriye Imana yo mu ijuru izabimuhe nk'uko yabisabye natwe kandi dukomeje kumwifuriza umugisha w'Imana nta nka mfite ngo nayimuha ariko amasengesho aturuka ku Mana n'imigisha mwifuriza byonyine bizamugeraho kandi nawe bimugirira umumaro w'ibyo yateguye byose yateganije kandi azabigeraho yego ni Ben Blanco uyu munsi navuga ko ari umunsi w'ibyishimo byinshi cyane kuri njyewe nshimira abantu uyu munsi bifatanyije natwe kugira ngo iki gikorwa cyo gutaha inzu yacu kirangire neza ndishimye cyane rero ku bantu babashije kugera aha ngaha babwira ko nanjye mbakunda cyane nk'uko nanjye banyetse ko bankunda bitabira ubutumire twari twabahaye ubwo rero Imana ikomeze iduhane imigisha nabashimiye wanjye ni umuntu nkunda cyane ni umuntu wandeze amfata neza nta kintu namushinja ngewe igihe cyose nzahora mushima kandi ni umuntu ushyira mu gaciro akamenya icyo umuntu akeneye bitagombye ngo umubwirize kubw'iyo mpamvu rero uyu munsi niyemeje kumuhereza akado kandi nayimuhaye y'ifoto yiwe nziza cyane ahandi murakoze